Yes, ni The Mic Radio Nyitarumasha. Uyu munsi turaba tuganira ku rukundo n'imibonano mpuzabitsina, love and sex, ku bantu babiri bakundana bya nyabyo. Inshuti yanjye yitwa Solange yarambwiye ati Mr. Rumasha maze imyaka 2 ntari muri relationship. Ati relationship yabanje yansigiye igikomere. Bwa mbere nakundanye n'umuhungu ari vierge, ari sugi, arangije apfuka ibitambaro mu maso, mbwira yuko nkunda, mbwira ko nkunda urukundo ruzira iherezo. Bityo rero nanjye ndahuma mufungurira amarembo, birangira tubikoze 1, 2, 3 ndetse inshuro ntibuka, ariko nyuma y'igihe runaka arifata aransiga kandi yari yansezeranyije yuko rwose umugore we wahazaza. I'm coming very soon, ladies and gentlemen. The Mic Radio. It's The Mic Radio. Alright, witwa Solange rero ati se noneho ko maze imyaka 2 abahungu bakaba birirwa bamproposa, abagabo bakaba birirwa bamproposa kuba banjyana mu mapenzi, kandi ngewe ndacyafite ibikomere, ndacyanafite n'ubwoba kubera yuko ntabwo ndi tayari kongera gukundana n'umuntu unshora mu mibonano mpuzabitsina. Ati ndi umunyeshuri, ndimo ndarangiza kaminuza, ariko mu by'ukuri intego zanjye numva nashaka umugabo nka nyuma y'imyaka 3 ndangije ishuri, kugira ngo byibuze nanjye nzabe mfite aho mpagaze. Arambaza ati se hari umugabo uzi cyangwa umusore ushobora kwihanganira imyaka 3 dukundana atarankoresha cyangwa se ataransaba imibonano mpuzabitsina? Ntabwo nzi niba murimo kumva iki kintu, ariko nubwo nsetse nyirubwite we arababaye cyane kubera yuko bamufata nk'injiji, cyangwa se bamufata nk'umuturage, cyangwa se bamufata nk'utazi ibyo ashaka, kubera yuko bamubwira yuko iyo ngiyo atari impamvu agomba gutanga, kubera ko ngo nawe ari umuntu, ngizo affairs azikenera, kandi ngo uwo mukundana muba mugomba kubikora byanga bikunda. One more time, ladies and gentlemen, wowe wumva gute ubundi urukundo n'imibonano mpuzabitsina?